wagize 70 guhura n'umuntu yarataye ibiro 30 byanze bikunze ugomba kumubaza ngo byagenze bite. Reka nangire mbasuzumwe mukunda mukanakurikira Women TV n'ibiganiro byayo narabahereza ikaze mu kiganiro birashoboka cyane none nk'ibisanzwe mu kiganiro birashoboka tugira ko bari n'abategarugori bitinyutse maze imbaraga zabo bakazishyira mu ishoramari no kwihangira imirimo. Aha byamaze kugaragara neza ko umugore asobanuye byinshi mw'iterambere ry'isi muri rusange. Tuvuga iterambere tukavuga ubuzima bwiza tukavuga amagara mazima ariko ibyo byose burya bifite ahantu bikomoka. Ntago byagerwaho udafite imirire myiza, ntago byagerwaho urya uko ubonye. Niba ufite ikibazo cya za ndwara zitandura ariko uba ugomba kubana nazo zirimo nka za diabete ndetse n'izindi, ariko bikababaza iyo byiyongereyeho ko ufite n'ikibazo cyo kutagira isoko nziza cyangwa se inkomoko y'amakuru nyayo y'uburyo wakomeza gutwara ubuzima bwawe. Uyu munsi turi mu karere ka Kicukiro nahaherereye ivuriro la Pervenche. La Pervenche ni ivuriro ry'imirire ndetse n'imbonezamirire. Turaganira na Anastasie Mukakayumba no muhanga mu bijyanye n'imirire ndetse kandi akaba anabikora nka business. Ibi byose uraza kumenya ngo biravahe birajya he. Niwe mugore wa mbere washinze cabinet ijyanye n'imirire hano mu Rwanda. Duhaye ikaze Anastasie Mukakayumba kuri Women TV. Murakoze cyane. Hanyuma twatangira tugaruka ku bijyanye n'ibyo mukora ndetse munasobanurira byimbitse la Pervenche mukora iki? La Pervenche ni ivuriro mbonezamirire rikorera hano muri Kicukiro. Tukaba duha abantu inama ku bijyanye n'imirire no kuboneza imirire. Ubundi iyi gahunda ya bene aya mavuriro ntago mu Rwanda yari hasanzwe. Ibintu birebana n'imirire wabisangaga mu bigo mbonezamirire byabaga biri ku bigo nderabuzima ndetse no mu bitaro, aho byita ku bana babaga barwaye indwara z'imirire mibi cyane cyane harimo bwaki amoko yatandukanye. Iyi gahunda rero irebana no kwita ku mirire y'abandi bantu badafite bwaki na za marasme nayitangije muri 2011 aho nari maze gusezera mu kazi kanjye nyine n'ubundi ko muganga ushinzwe iby'imirire mu bitaro nakoreragamo. Nari nkozemo imyaka 16 hanyuma ntangira gukora mu rwego rwa rwiyemezamirimo ntanga serivisi z'imirire no kuboneza imirire ku bantu batandukanye ku byiciro by'abantu bitandukanye, kuko nabonaga ari nk'igice gisa naho kidahabwa imbaraga cyangwa se gisa naho kirengagizwa. Ni ukuvuga ngo iyo igihugu kinjiye mu bihe by'iterambere hari ibintu byinshi bihinduka mu mibereho y'abantu. Tuvuge nk'urugero, abantu batangira kugira ubushobozi bwo kubona amafaranga bugenda butandukana. Ugasanga hariho ukuntu abantu bari batuye mu bice by'ibyaro wenda bahacururizaga, ubushobozi bwamara kwiyongera bakajya mu mijyi. Hari uburyo ikintu kirebana na transport nacyo kiyongereye, noneho ahantu abantu bagendaga n'amaguru batangira kujya bagenda bakoresheje moto, bakoresheje transport commerce zitandukanye. Noneho uburyo abantu bakoreshaga bagenda bagenda n'amaguru buragabanuka cyane. Imyumvire y'abantu mu buryo baryaga nabyo bigenda bigabanuka. Umuntu yava mu giturage yerekeje mu mujyi akavuga ati birarangiye, nihunguye ibijumba, nihunguye imyumbati, mbese agakuramo akajugunya hasi agatangira ubundi buzima bw'imirire. Rimwe na rimwe abantu benshi bita ko ari bwiza kandi atari bwiza. Ibyo bintu rero ntabwo biba bidafite ingaruka mbi ku buzima bw'abantu mu gihe kigiye kuza. Ni nayo mpamvu akenshi hari indwara bita maladie de la civilisation cyangwa se indwara z'amajyambere cyangwa se maladie de prétor zigendana n'impinduka muri societe yatangiye kuzana iterambere.
abantu batubanjirije amajyambere zabagezeho cyane, zibageraho n'ingaruka nyinshi n'ubu zikibageraho. Ngewe nk'umunitritioniste wabyize ubikunda kandi ubikora nk'umwuga, numvishije ngomba kureba kure nkavuga ni umusanzu wanjye mu kubaka u Rwanda nuwuhe, niwe musanzu natanga kugira ngo nkontribuye cyangwa se ngire uruhare mu gufasha mu gukumira kubaho kwa ziriya ndwara ndetse n'abazigize. Ni gute bafashwa kugira ngo bashobore kuzikira, babashe kugira ubuzima buzima. Kuko indwara zitandura cyane cyane harimo nk'umubyibuho ukabije, harimo diyabete, harimo indwara zijyanye z'umutima, cyane cyane umuvuduko w'amaraso ukabije. Ni indwara ahanini umuntu arwara ziza buhoro buhoro atabyumva, nta bimenyetso mpuruza zigira. Umuntu ashobora, akenshi umuntu ajya kwisuzumisha, wenda bamufatira nk'umuvuduko w'amaraso bagasanga umuvuduko we ni munini, buri muntu wese biramutungura. Ariko akenshi tuvuge nk'indwara nka malariya nta muntu itungura. Ajya kumva umutwe uramuriye, umuriro uraje, ananiwe kurya, acitse intege. Urumva haba hariho ibimenyetso mpuruza bisunika umuntu ku buryo n'umwana muto ibyo bintu abyumvishije avuga ati ndwaye malariya. Rero izi ndwara ni indwara zinjirana umuntu, baravuga ngo ni indwara zinjira ababruwi, nta rusaku zitera iyo ziri kukwinjirana, ziza buhoro buhoro. Ntabwo unanirwa kujya ku kazi, ntunanirwa kurya, ntunanirwa kugenda. Hari ibintu byinshi ziba ziri wowe mu mubiri ziri kwiyesitara, ariko wowe utabizi, uzashiduka gusa ubona ibintu byaramaze kuba ibibazo. Ikindi kiyongereyeho rero, akenshi n'amakuru abantu baba bafite mu buryo bwo kwitwara muri izo ndwara nayo usanga atari menshi. Rimwe na rimwe niyo umuntu bazimubonyemo bakamuha n'umuti, usanga umuntu avuga ati reka ntabwo ibi bintu ari byo, nakora siporo, nakora ibintu bya gutya kugira ngo iyi ndwara nyikomire, numvishe ko runaka yabigenje gutyo. Ugasanga abantu bafite amakuru nakwita yo muri quartier ahabwa n'umuntu wese ubonetse udafite expertise mu kuba yamuha ayo makuru. Umuntu wowe uri mu igaraje w'umukanishi akakubwira ati uzajya urya unywa kambuca, uzajye urya tungurusumu nyinshi, urye tangawize, iyo tension iragabanuka. Abantu benshi bakaba ku makuru ameze gutyo. Icyo kintu rero narakitegereje ndavuga nti ntago bikwiriye ko abantu bose bavoma amakuru ku isoko ibonetse yose. Umuntu wese yakeneye expertise runaka ku kibazo runaka aza ahantu abagomba kujya. Ariko biratangaza cyane ko ibintu birebana n'ubuzima, birebana n'imirire, umuntu wese ashobora kukubwira ngo gira urya, kandi ugasanga umuntu arabyemeye akabishyira mu bikorwa nkaho koko ari inama nyayo yabonye. Muri urwo rwego rero nafunguye iyo kabine. Byari bigoranye, rwari urugendo rurerure rwo kubona ko umuntu yaza kukwivuzaho atarwaye. Urugendo tuzo no kugarukaho birumvikana mu magambo make agerageje kudusangiza aho byaturutse, impamvu yatumye afungura la permanence, kugira ngo uyu munsi abari gufasha abo bantu bose bafite ibyo bibazo by'indwara z'amajyambere, ndetse no kugira ngo babashe kubona amakuru nyayo y'ubuzima bwabo ndetse n'uko bayobora ibijyanye n'imirire yabo. Ukiri aho ngaho rero, iki ni ikiganiro birashoboka, tuba tugaruka ku iterambere ry'umugore cyangwa se umugore mu iterambere, aho tureba ngo bishoboka bite, aho mu myaka yashize ya kera byabaga bigaragara ko nk'umugore kwicara kuvuga ngo reka nkore business nyipange, nyivane hasi nyigeze hejuru, igitekerezo gikure kigire umusaruro, kive kuri jyewe ndetse kandi kigere no ku bandi bagerweho n'izo ngaruka z'igitekerezo cyanjye. Kuri wowe urugendo rwo kubitangira ni urugendo rutari rworoshye, nk'ubuhamya ufite wasangiza umuntu ku buryo yumva ko koko hari aho wavuye bituma ugeze aha ngaha ndahuye? Urugendo rwa bizinesi yo gufasha abantu mu buzima muri domene batari bamenyereye, nababwiye ko
narinjye watangije ibirebana na kabine z'imirire ntabwo rwari rworoshye kubona umuntu ahaguruka akajya kureba umuganga cyangwa inzobere runaka nta kimenyetso cy'uburwayi yumva afite gusa avuga ati nkumire ibi bibazo cyangwa se mfite umubyibuho ukabije ntabwo wari umuco w'abanyarwanda ariko mu kigaragara urugendo rwanjye n'urwo rwagoranye rwagiye rugenda buhoro buhoro akenshi rwahawe imbaraga na rezilita cyangwa se icyo abagannye serivisi zacu bashoboraga kunguka n'impinduka byageraga mu buzima bwabo nibyo byagiye biha imbaraga bizinesi ishobora kugenda yaguka niba umuntu ahuye n'undi yari afite ibiro byinshi tuvuga umuntu afite ibiro 100 yakagombye kuba agize 70 uwo muntu kandi nkubwira abataye ibiro 30 abasa neza ntago aba ari umuntu wazahaye umeze nk'uvuye mu bitaro warembe uvuye urwaye malaria abasa neza dufite uburyo bwiza bwo gufasha abakiriya bacu tuvuge nk'urugero mu rwego rwo gutakaza kugabanya ibiro cyangwa se kubyongera uburyo dukoresha tugendeye ku rwego rw'amaraso rwa buri muntu bityo tukamenya kumugenera ifunguro rijyanye nawe kandi amafunguro yacu tukaba twarabakoreye gahunda duhereye ku biryo bishobora kuboneka hano iwacu mu Rwanda ibyo bintu rero byagiye bihindura ubuzima bwa benshi umuntu iyo afite umubyibuho ukabije abategerejwe na diabete ndetse n'umuvuduko munini w'amaraso byahinduye ubuzima bw'abantu rero batari bakeya ndetse n'ubw'imiryango yabo kuko uretse kuba afata gahunda yo kumenya ngo nzarya gutya hari na byinshi ahindura mu muryango nkabona rero byaragize urwo rugendo rwaragize impinduka ku bakiriya batugana kandi rwagize n'impinduka ku buzima bw'abakozi dukorana nabo yego no ku muryango wanjye aho ubushobozi bwo kubona iby'ibanze bikenerwa mu buzima bwiyongereye ugereranyije n'igihe nari nkiri umukozi wa leta hari ibintu byinshi cyane byahindutse mu buzima bwacu. Arakoze cyane muganga Anastasia adusangije inkomoko y'igitekerezo cyo gufasha abantu mu bijyanye n'imirire tubana mugani biragoye kugira ngo umuntu azafate initiative yo ngo ngiye kwisuzumisha kandi nta symptoms z'indwara ndazime mfite ibi bintu n'urugendo runini cyane ariko se uyu munsi niba wavuze yuko wavuye mu kigo nderabuzima wakoreragamo ukaza ugiye kwaplika ibi bintu bijyanye no gufasha abantu mu mirire inkuru yo kuva aho hantu kuvuga ngo ni ikintu ntari nsanzwe mbona ahantu nkuko wabyivugiye na hamwe hano mu Rwanda ukavuga ngo ngiye kubishyira mu bikorwa by'igihugu bwanjye nk'umugore ibyo bintu bisa bite wabitangiye ari igitekerezo gifite iyihe shusho ni igitekerezo natangiye nagitekerezagaho kuva ndi muto ariko noneho uko nagiye ngera mu kazi nkiga n'ibintu byari bijyanye n'inzozi zanjye ubwo nari ndi mu kazi ka leta nyine ndi umuganga mu bitaro nakomezaga kugitekereza ni gute narushaho gufasha abantu wabonaga ko baba bari gushaka amakuru hirya no hino atariyo akenshi bagashakira kuri Google umuntu agakurayo regime undi agayihereza undi we wakoze ibi mbese ibintu bidafite umurongo byabaye ngombwa rero ko niyemeza nafite undi muntu ndeberaho nari mfite abanci intege cyane murabizi nk'urubanza rwose iyo umuntu atangiye umushinga agira abantu abiganiriza mu bantu naganirije harimo umusaza wanjye nabimubwira amwenyuraho gakeya nubwo se wamfasha tugafatanya muri iyi projet mu byukuri uretse kumwenyura akicecekera nta kintu kindi yambwiye ntiyanciye intege ntiyanankomeje mbese yigumiye aho hagati kuko nari ndetse akazi ka leta nta kindi kintu mfite wenda ngo nari mfite amazu akodeshwa ngo mfite imodoka zinyinjiriza nta kindi cyanyinjirizaga uretse urukundo nakundaga umurimo wanjye ndetse kandi n'urukundo numvaga nkunze
abantu ngomba kuzakorera ako kazi ko navugaga nayoga nk'umuntu nkavuga ni uriya muntu nyamara aramutse amenye ibintu byamufasha kuriya yahinduka undi muntu. ubu nanjye uri murandeba ukabona hari ibintu byamfasha cyane nkavuga nti okay njyewe nzicara hariya nzabitangira kandi bizashoboka. Nari mfite ibyiringiro yuko ikintu gikenewe ariko abantu batazi aho bagisanga. Yego mu by'ukuri ndashimira cyane abantu batandukanye bagiye bamba hafi bakamfasha bakampa imbaraga, ndetse n'abampaye imbaraga si abantu natekerezaga ko bazima. Hari nk'umusaza witwa Pascal Ndahiro, muramuzi, nyiri Hotel Tech, yambonye ntanga ikiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda, araza aza kundeba, tujyaniwe n'umudamu we baranyakira bati dukunda ibiganiro mutanga. Icyo gihe ndi kumwe na Mukandemizo Koreta, noneho arambwira ati birashoboka cyane ko wakwikorera, birashoboka ko ufite impano. Arambwira ati nicyo ubura ngo wikorere ubundi, nicyo ubura ngo ube rwiyemezamirimo, kuko uvuye mu bitaro warushaho gufasha abantu benshi kurusha uko bafasha mu bitaro. Kandi koko nasanze ari byo. Nari ngifite ubwoba bwo kwibaza ngo mbese asiranse yo kwivuza nzayikura hehe, nibaza utuntu twinshi cyane, connection ngiye gutakaza yaho hantu, ngiye mu yindi monde, mvuye Rusizi aho nakoreraga ngiye gukorera i Kigali, nta bantu mpazi, mbese ibibazo byari byinshi. Ariko cya gitekerezo cyo kuvuga ngo nzabikora kandi bizagenda neza kandi bizagira akamaro, icyo nicyo kintu cyonyine cyampaga imbaraga. Ubwo rero nakomeje, yaramfashije arambwira ati se urabura iki, nicyo ubura kugira ngo utangire. Nkumva ni nk'ikibazo kigoye kuba nagisubiza. Hari ibintu bavuga mu Gifaransa ngo c'est trop beau pour être vrai. Hasi umuntu utanzi uri kunshyigikira gutya ari kubimbaza kugira ngo yumve ukuntu mvuga, cyangwa ukiri aho ngaho uhita ugira urujijo kuvuga ngo abanze tuziranye nare babwiye bantera utwatsi. Uyu nguyu we ubu ngubu ntashobora kuba arimo nko kunyega cyangwa se arashaka kumva ibimvamo. Ikindi kandi akazi ka leta wakaretse cyangwa se akazi ko mu bitaro wakoragamo, byanga bikunda ntereye wigeze kwicara kuvuga ngo nyamara aka kazi ndumva wakansubizamo kuko ubona ko byatangiye kwanga none? Ntago nigeze mbirogreta. Uwo mupapa yampaye byose byo gutangirana, intebe, amameza, amakompiyuta, ikintu mbese ibyo namubwiye byose yarabimpaye. Ndamushimira cyane by'umwihariko, kandi mvuga ngo dukeneye abantu babona taraza abandi bakabashyigikira. Muzi abantu bavumbuye indege bari abantu bakoraga ibintu by'amagare, basudira, barepara amagare, nibo bagize igitekerezo cyo gukora indege. Ariko bumvwa n'undi muntu wari ufite ubushobozi nawe wari ufite icyo gitekerezo, barafatanya barashyigikirana, indege ibasha kuboneka. Icyo gitekerezo cyabo iyo ugisomye ubona ko koko kirimo ibintu byinshi umuntu yakwigiraho. Rero yarankomeje akangira n'inama, n'umuryango we baramfashije cyane. Dukeneye abantu benshi nka Pascal Ndahiro bafasha abantu mu gushyira mu bikorwa inzozi zabo, baba barabuze ahantu baheraho gatoya gusa. Rero yaranshyigikiye ku buryo uburyo yankoreye yamfashije atanzi gusa kunyurwa n'ibyo navugaga no kumbonamo impano. Byonyine navugaga nti sinzigera ntetereza umuntu wampaye umutayi, wampaye imbaraga zo gutangira. Ndetse n'umusaza François Gishoma nawe wampaye aho gutangirira. Mbese naratekereje ariko mbona n'abanshyigikira ntanatekerezaga ko banshyigikira. Ibyo bintu rero ndabashimira cyane, kandi Imana nabo ikomeze kubaha umugisha no kubagura mu byo bagerageza gukora byose. Mvuga nti umugore wese ahari ashobora gukora ikintu kigashoboka kikagenda neza, gipfa gusa kuba ari ikintu yatekerejeho neza, kiri muri pasiyo ye, kiri mu nzozi ze, akaba afite icyo agamije, afite icyerekezo n'uburyo azakigeramo, byanze bikunze icyo yifuza kugeraho akigeraho. Rero
nezezwa cyane n'impinduka mbona ku bakiriya banjye rezilita tugeraho biranezeza cyane akazi dukora ni keza karadushimisha gatuma tugira interaction n'umukiriya direct bityo bigatuma nyuma yo kuvurwa nyuma yo kuba twarageze muri gahunda zari zazanye umukiriya wacu dukomerezaho hakazaho na relation zisanzwe z'ubucuti ku buryo n'akazi dukunda ekipe yacu hano twese natangiye ndi umuntu umwe ari ngewe wihamagara nkaniyitaba nkora consultation nkora production ku rugero rwo hasi cyane ariko byagiye bikura kugeza ubwo ubu ngubu mfite abandi ba nutritioniste babiri dufatanya dufite uwita kuri reception dufite abita kuri shop iha abantu produits zitandukanye zikoreshwa mu kunganira abantu mu mirire urumva rero yuko dufite n'abandi badufasha mu gutunganya ibyo bintu dufite abahinzi baduhingira ku buryo nibura icyo gitekerezo kuri ubu ngubu gitumye dufite abakozi nibura bageze kuri 25 dukorana nabo kandi twifuza ko tuzarushaho gutera intambwe kuko muri gahunda dufitemo na gahunda yo gukora exportation kuri produits dufite no kuba twageza n'amashami yacu hanze y'u Rwanda ku buryo rero umugore wese uteze amatwi muri aka kanya Women TV namubwira ngo nahaguruke akomere birashoboka umugore ukurikiye Women TV aka kanya uvuga gutyo ku mugore ukurikiye Women TV aka kanya ndakubwira ngo birashoboka witinya jya ugerageza no kwegera n'abandi bantu naho mwamudafitanye ubucuti bukomeye ubwira umuntu umugezeho igitekerezo cyawe nta wamenya uriya muntu ashobora kumva nayo icyo kintu ari cyiza akagushyigikira nanjye ndi mu bantu bari hano wifuza gushyigikira cyane abantu bafite nabo inzozi bifuza kugeraho muri bike nshobora kugeraho nanjye numva mfite uwo muhati wo kuba nashyigikira umugore nawe ukiri kwitinya uyu munsi kugira ngo nawe agire aho yigeza hageze umuryango ndetse n'abandi benshi yego reka turashimira Pascal Ndahiro tugashimira François kubwo gufasha muganga Anastasie ndetse kandi nawe tukamushimira urukomoshe ku kintu cyuko umva ufite initiative yo gufasha umugore ushobora kuwukitinya dufite ingero nyinshi z'abantu bakubwira ngo byarashobotse kandi koko n'ubu ngubu birashoboka nawe muri abo ngabo urimo ubona niki umugore uyu munsi w'umunyarwandakazi arimo abura kugira ngo ibyo atekereza ashobora kuba yabishyira mu bikorwa cyangwa se afate iya mbere nawe agaragare mu bantu bafite ijambo mu bantu bavuga ari kumvikana cyangwa se mu bantu bakora ibikorwa bigaragara ikibazo bafite ahanini ni ukwitinya no kuba batigirira icyizere ntabwo wamenya ko ibintu bishoboka cyangwa bidashoboka utabigiyemo utabigerageje ubushake bw'igihugu cyacu mu iterambere gushyigikira iterambere ry'umugore burahari umugore wese arabizi ibitekerezo abagore barabifite byinshi ariko ikintu cyo kwitinya ni ikintu gikomeye cyane gidindiza abantu rero nkatwe twashoboye gutinyuka iterambere tukinjira mu iterambere kandi tukabona ko bishoboka turahari kugira ngo abo bantu bafite ibitekerezo ariko bagitinya kugira ngo tubagire inama nibatugane kuko hari ibyo twahuye nabyo hari inkoni twakubiswe nibura bo batazakubitwa hari aho twatsikiye batazatsikira tubafata akaboko kugira ngo nabo uru rugendo rw'iterambere turugendanemo turahari kugira ngo tubagire inama turahari kugira ngo tubaho ubufasha twashobora kubaha nk'uko natwe twagiye tugira abadufashije abatubaye hafi kugira ngo inzozi zacu kugira ngo ibitekerezo byacu bibe impamo kandi nujya mu kintu irinde kujya muvuga ngo
nzahomba. Irinde kujya muvuga ngo nzagira abakeba, irinde kugira gute, donc ngwino wowe gusa. Abakeba nibaza uzamenya uko babana n'umukeba. Muri business ubundi umukeba asobanuye iki? Ntabwo ari umuntu mubi, ni umuntu ugucarenginga ku buryo noneho nawe uvuga uti okay, we yakoze kuriya kandi niyo yansanze hano, nanjye ngiye gukora ibino, ku buryo birushaho gutuma ahubwo urushaho kugira neza business yawe kurusha nuko yari imeze kubera mukeba. Ubukeba iyo butariho burya business umuntu ashobora no kwirara akumva wenda ibintu akora bikora neza, ariko mukeba ashobora kuza akabagukubisa akantu wowe utarunazi, isoko ryawe akaridefaza rikaba rivuyeho. Icyo gihe rero mukeba uba ugomba kumumenya, ukamenya intege nke nyinshi ze, ukamenya intege nke ze, hanyuma nawe ukamenya izawe inkeya ni nyinshi zawe, ukakora igikwiriye. Ikindi ujye witegereza ubona ko ibintu byo kwikorera kuba barwiyemezamirimo mu Rwanda ntabwo ari ibintu tumazemo igihe kinini nk'uko abaturanyi b'Abanyakenya babimazemo igihe. Kugirana umuco w'urukundo wo kugirana inama, wo kurangira umuntu uri muri business uti wabigenza gutya, ibintu nk'ibi wabibona hano, ni umuco dukeneye kugira. Umuco w'ishyari, umuco wo kurwanyana muri business ni umuco utari mwiza abantu bagombye kureka. Kumva ko mugenzi wawe niba ari gushakisha aka kantu, niba uhazi hamurangira, niba yifuza kumenya ahantu ibintu by'imyenda n'amatisi bibarizwa, niba uri muri iyo domaine murangire kugira ngo nawe yinjire muri aho hantu neza. Urakoze cyane ku bitekerezo byiza ndetse n'inama uhaye abadamu. Aragira ati mwe gutinya competition ndetse kandi muhaguruke muganiriza abantu ibitekerezo byanyu. Ntabwo uzi neza yuko igitekerezo cyawe nukiganiriza kanaka atazagira imbaraga mu fata akaboko akakugezaho wifuza kujya. Turacyaganira na Anastasie, umuhanga mu bijyanye n'imirire ndetse unafasha abantu kuba bakwikingira kare cyangwa se bakwirinda kare izo ndwara ziterwa n'imirire mibi. Yatubwiye ko hari indwara z'amajyambere, harya ngo bazita maladie de la civilisation. Maladie de la civilisation. Abantu mwese burwaye maladie de la civilisation, nyaboneka dore ahantu heza ni muri la pervenche, niho ibintu byose bikemukira. Hanyuma tukira aho ngaho mu bintu watuganirije, watubwiye uti giye nagiye guhitamo ibintu nahereye kera ari impano mbikunda, numva yuko byanga bikunda nzabikora. Ariko se ku mwana uyu munsi uri mu ishuri, ku muntu uyu munsi warangije kwiga, ku muntu uyu munsi wanakoze byinshi bitandukanye, bimwe bikamuhira ibindi ntibimuhire, ubona byibura n'iki kintu umuntu yagakwiye kuba yitaho ajya guhitamo umwuga uzamugirira akamaro ndetse kandi ukamubyarira umusaruro, bigatuma n'impinduka umuzaniye mu buzima zigera no ku bandi nk'uko nawe byakugendekeye? Murakoze. Ibintu nabwira umuntu ukurikiye Women TV aka kanya, nakubwira ngo mu bintu ukwiriye gushingiraho cyane uhitamo ibyo ukwiriye gukora mu buzima bwawe, harimo kuba ibyo bintu koko ari umuhamagaro wawe, ari impano yawe, ubwose ari cya kintu wiyumvamo. Ujya kujya muri ibi ngibi ugasanga wagarutse muri cya kindi, watekereza biri ugasanga cya kindi, nicyo buri gihe gihora gifite uburemere bwinshi mu byo ushobora gutekereza kuba wakora. Icyo kintu cyitwa impano ikurimo, na cya gitekerezo gihora kugarukamo kenshi, icyo kintu uba ugomba kugiha agaciro. Hari umuhanga wavuze ngo uramutse ikintu wamenya ko ari pasiyo yawe, ushobora kuba wagikora imyaka 5 kitaguhemba ariko kandi ntucike intege. Mbabwije ukuri, mberetse nka registre natangiriyemo nandika abakiriya nakiraga, wabona ko ibyo mvuga, ibyo ndi kukubwira koko ari resultat y'ibyo nanyuzemo koko. Ku kwezi wakiriye abantu 5, ukundi gukurikiye wakiriye 12, ukundi wakiriye ayo mafaranga ntago yakodesha inzu, ntabwo yakurihana, yagutegera imodoka ntiyanakugaburira. Ariko ntago nkubeshya, numvaga ari ibintu bizagera bikagenda neza.
numvaga navuga ni bitinde bitebuke bizagenda neza. Ni ikibazo cy'igihe, ni ikibazo cy'uko abantu babimenya ntago babizi. Itangazamakuru ryagiye rimfasha gahoro gahoro, kandi rwose abantu bo mu itangazamakuru ndabashima cyane, bagiye bamfasha rwose bakagenda bamenyekanisha ibintu byanjye buhoro buhoro, abantu bagenda babimenya, ariko na resulta z'ababigezemo bagenda babibona. Rero iyo bitaba ko ari impano yanjye, ari umuhamagaro wanjye, ibyo bintu mba narabivuyemo. Nkubwire ngo nabonye n'umukorege wambwiye ati ko hari appel d'offre z'abantu bagomba kujya muri Sudani gufasha abantu mu bintu bya pamu, ntago waza tukaprayinga, waje tukagenda muri ibi bintu. Ndavuga ni hoya nakazi kanjye rwose nkarimo neza, mbabarira ntago nshaka kumva n'ibyo bintu. Ubizi neza ko kataratangira kukwishyura cyane rwose, ntabwo kari kagatangira kubishyura. Ibyo nkubwira n'ukuri. Yitwa Dasa, yarabimbwiye, twiganye muri University Butare. Arambwira ati ariko zubu koko akanakazi, araseka ati akanakazi koko katuma wumva udashaka kugira ikindi kintu wakora. Ndamubwira ni we byo byihorere, ibyo ntabyo uzi, genda ujye kwikorera. Ubu we ari muri Sudani, niho ari akorera muri pamu, niho afasha. Ariko umubwire ngo icyo kintu nacyo cyabayeho. Urumva rero cyari cyoroshye cyane, byari binyoroheye cyane guhita njya muri iyo gahunda. Ariko ndakubwiye ngo intebe yanjye yo kuvuga ngo iyi business natangiye nzayikomeza kugeza ngeze ahantu nifuza kubona abanyarwanda bumva ko bakwiye kwirinda iki kintu, bumva ko warwaye iki kintu ashobora komeza kugira ubuzima bwiza nubwo yaba arwaye gutyo. Ngiki kintu numvaga gitsika umutima wanjye, nta bindi bintu nari nkeneye kumva. Niyo nshaka nari kuvuga ndabiretse nkajya kwa prayinga muri leta, n'ubundi ntago nari kubura akazi. Ariko ntago byari gushoboka, ntago nigeze numva ibyo bintu mbihaye umwanya. Byansabye urugendo rurerure, ariko numvaga mfite ahantu nerekeza. Donc kugira icyerekezo, ikindi kintu mu gutekereza no kubona impano yawe no kumva iyo ariyo, uba ugomba no gushakisha uburyo, ubushobozi kugira ngo inzozi zawe zishoboke nyine. Ahari naho nyine nkubwira ngo haba hakenewe na ba bantu bafasha abandi mu gushyira inzozi zabo mu bikorwa. Hari abantu bita mu gifaransa ngo remozara asasine. Ni abantu bapfanye ibitekerezo byiza, babuze uburyo babishyira mu bikorwa. Bariya abantu n'iryo jambo byonyine niyo ndivuze numva nzanye chair de poule. Urabyumva ko basheshe umeza, kumva ngo mozara asasine, kwasasina umuntu ni ukumwica umuhoye ubusa, umuhoye amaherere. Donc ni roho nyinshi zishwe n'agahinda kubera kubura uko zishyira mu bikorwa inzozi zazo. Ntekereza ko no mu Rwanda aba bantu bahari. Ni umwanya mwiza gukurikirana ibiganiro nk'ibi ngibi, kugira ngo uvuge uti uriya muntu ko namwumvishije avuga kuriya, kuko buri wamusanga hari ukuntu twaganira tukagera ahantu tugera, hari ukuntu yampa umucyo ku buryo ibyo ntekereza mbona byananiranye kujya mu bikorwa byashoboka. Ndatekereza ngo hano mu Rwanda hari abanyarwanda benshi bafite umutima mwiza, bafite umutima wo gufasha, wo gufata akaboko. Njye nihereyeho numva niteguye gufata akaboko, uzangana angisha inama ziri ku bushobozi bwanjye. Rwose niteguye gutanga umusanzu wanjye kuri Mozari iri hariya mbere yuko iba asasine. Yego, iyo Mozari, iyo roho yipfa n'ibitekerezo, wipfa n'inzozi. Kugira inzozi uri kubura gushyira mu bikorwa birababaza, biranavuna, biraryana. Ariko kandi kubona uri kuzishyira mu bikorwa nta kintu kinezeza nk'iki. Rero kugutekereza, kuba ufite umuhamagaro ni ikintu, kugira ubushobozi ni ikindi, no kumenya ngo ibi bintu ndi gutekereza nihe heza
nashyirira mu bikorwa inzozi zanjye, ni bande narotorera inzozi zanjye zikabafasha. babanze bagufatireho urugero, niyo mpamvu wavuye i Rusizi ku munsi ukabona mu mujyi wa Kigali. Niyo mpamvu ntabwo nari kurotorera inzozi zanjye abanyarusizi ngo basobanukirwe, ntabwo nari kujya ku nkombo ngo njye kurotorera kuko hatari ba barwaye indwara y'amajyambere. Ibyo bintu birebana n'indwara z'amajyambere ntabwo byiganje aho hantu. Kumenya guhitamo abo urotorera inzozi zawe nabyo ni ikindi kintu. Ntabwo nari kujya mu bweyeye kubarotorera, ntabwo bari kumva ururimi ndi kuvuga. Ugomba rero kujyana inzozi zawe, ibitekerezo byawe nanone ahantu heza ho abantu babyumva. Ni byiza cyane. Arakomeza kubwira byinshi byakubaka ndetse kandi byagira icyo biguhindura muri wowe, yaba ari imitekerereze ndetse n'imikorere. Uwo ni Madamu Anastasie wigeze kuvuga ngo narakomeje ndarwana kandi n'ubu ndacyarwana kugeza ubwo nzabona koko abanyarwanda bageze kuri rwa rwego numva nshaka rw'ibijyanye no kwirinda indwara z'imirire mibi. Uyu munsi igitekerezo watangiranye n'intego yacyo wari ufite, ubona byibura umaze kwigiraho nka kangahe ku ijana, Madamu Anastasie? Igitekerezo nari mfite, yego, nibura mbona ku ijanisha amaze kugeraho ndacyari kuri 30%. Ibintu bitari bibi. Hashize imyaka ingahe? Ubwo ni urugendo rw'imyaka guhera muri 2011, ni urugendo rw'imyaka 9. Ntabwo ari bibi. Nibura aho hantu numva mpageze, kandi nzakomeza ntago nzahagarara, no hanze y'u Rwanda nzahagera. La pervenche rero ukawibona hehe byibura mu myaka 5 iri imbere? Ku gipimo cy'igitekerezo n'icyerekezo cya business yanjye, nibura mu myaka 5 iri imbere nifuza kuzaba ngeze nibura kuri 70% by'icyerekezo nayihaye. Ubona muri business nkawe Anastasie na la pervenche yawe, ni ibihe bintu, ni izihe nzitizi ukirwana nazo utarabasha gusobanura? Inzitizi zo ntago zabura. Hari inzitizi zitandukanye nakubwira. Uyu mwuga wacu ugira abantu benshi bawiyitirira. Ugira abantu kugutandukanya n'abandi bigoye, kereka gusa uwamaze kuhagera akabasha gusobanukirwa. Hari abantu batandukanye batangiye bagurisha nk'ibintu by'inyongeramirire muri za kampani zitandukanye, akabwira nk'umuntu ati ufashe ibingibi ibiro byavaho, ufashe ibingibi wakira diabete. Ni nayo materime baba bakoresha. Wakira hypertension, reka dugu ubuhamya bw'umuntu mu telefone akubwira ukuntu yari afite umuvuduko munini w'amaraso none ukaba wararangiye, yari afite diabete none ikaba yarakize, kandi abo bose ari teammates. Yego, icyo kintu cyonyine ni ikinyoma, kuko diabete, umuvuduko munini w'amaraso, ni indwara zitwa maladie chronique, ni indwara zidakira. Ahubwo umuntu uyirwaye yiga kubana nayo neza, ntimwangize, ntimubuze kuba akora akazi neza, ntimubuze gutunga umuryango, ntimubuze kwita ku byo akwiriye kwita byo mu buzima, kwitaho mu buzima bwe bwose, kandi afite ubuzima bwiza, adahora kwa muganga, mbese ntagirweho ingaruka n'izo ndwara. Icyo ngicyo nicyo kintu twifuza muri gahunda yacu. Rero kumva umuntu ukubwira ko ibyo bintu bizakira, akenshi na kenshi produit baba bagurisha ziba ari produit zihenze, wa muntu wumvishije iyo nkuru nziza yuko agiye gukira diabete agatanga amafaranga afite. Hari n'abagurishaga ibintu bikomeye byakabafashije mu buzima kugira ngo bashobore kugera kuri icyo cyifuzo cyo gukira diabete, ugasanga birangiye
birangiye abonye bya bintu ari ibinyoma kaburi ntama n'ibyo ni ibintu ushobora kugufasha uyu munsi ariko udakomeje ngo ubone ubushobozi bwo kubikoresha ntabwo iyo diyabete yagabanuka biba bisaba ngo umurwayi wa diyabete amenye uburyo bwiza bwo kwiyitaho asobanukirwa uburwayi bwe amenye n'ibiki narya n'ibiki nakwirinda byatuma nabaho gute lifestyle yanjye niye nk'umudiyabetike akamenya ubuzima bwe muri rusange ukuntu akwiye kubana n'indwara ntimwangize rero abo bantu babayeho mu bihe byashize baranacyahari rero kugira ngo umenye ko batandukanya natwe ni ikintu nanone kikiri ikibazo hari abahaguruka nabo bakiyitirira akaba ari kuvurira aho hantu avurira abantu kuri WhatsApp avurira abantu kuri telefone kubera ko abona ko abantu bafite inyota yo kugira ubuzima bwiza sinzi nawe mubibona muri iki gihe abanyarwanda ubona ko guha agaciro ubuzima kumva ubuzima bwiza icyari cyo ubu barabyumva kurusha mu myaka 10 yashize hagasigira ikibazo cyo kuvuga ngo noneho suruse y'ibyo bintu byiza dushaka biravahe ni hehe rero iyo mbogamizi yuko hari abandi bantu niba nabyita force negative pari raporo y'ibintu byakagombye kuba bikorwa barahari bashobora gutera confusion ku buryo umuntu abyumvishije wenda bamurangiye nko kuza hano ashaka kuvuga abo ngabo subwo batanihe n'ababandi ibyo bintu n'urucantege cyangwa se ni challenge muri business ikindi nanone navuga muri challenge uburyo bw'imikorere ku birebana na production biracyari ibintu bidusaba kwinjira muri za zone industrielle biracyadusaba ubundi bushobozi tugomba kubaka tukageraho kugira ngo dukore ibintu koko biri ku buziranenge biri kuri standard zikenewe ku buziranenge bukenewe kandi koko nibyo icyo nacyo kiracyari ikibazo ariko dusaba ngo ababifite mu nshingano korohereza industrie domestique nazo kuba zakora bakazigira inama kujya muri zone industrielle ntago ari ibintu by'umuntu wese n'abandi badutanze amajyambere cyangwa bafite n'ibintu byinshi bohereza banatwohereza abenshi bagiye bafite nabo inganda ziba zikiri domestique rero kutworohereza rwose uburyo bwo kuba abantu bakora bagakorera ahantu bashoboye kuba bakorera hatoya hashoboka bakaduha amabwiriza n'inama nziza twakurikiza kugira ngo dutange production nziza ifite ubuziranenge ku isoko ibyo bintu nanone kiracyari challenge ariko twizera ko bizagenda bikemuka uko abantu bagaragaza ko ibibazo bihari nuko abantu bagaragaza ko serivisi koko zikenewe ngira ngo turimo turarwana no kugira ngo abantu tugire imibereho myiza tugire ubuzima bwiza ndetse kandi nta wagaya ahubwo yashima igitekerezo wagize ndetse kandi ukanabishyira mu bikorwa niyo mpamvu nicyo twita nk'impinduka ugeze kubivugaho cyane kiracyari ikibazo igihe nyacyo kigeze kirabisobanura buriya ababifite mu nshingano nabo badahwema kutureberera barabyumva kandi bizasobanuka ikiganiro birashoboka turi kuganira n'umuhanga mu bijyanye n'imirire ni Madamu Anastasie iyi ni Women TV gende amasezerano turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'umunsi cya birashoboka nifuzaga gusaba Madamu Anastasie akagira inama agira abadamu cyangwa se n'igitsina gore kiri muri business cyangwa se bataragira no muri business uyu munsi nama wabasangiza ni iyihe inama nasangiza abadamu bagenzi banjye bafite ibitekerezo byiza byo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu inama nabagira nuko njyewe n'abandi badamu batinyutse twarabitinyutse kandi tubona bishoboka inama nababwira nuko bakwiriye gutinyuka kuko birashoboka biroroshye kugenda mu nzira abandi bagenzemo kurusha kuba uri kugenda mu nzira waba ugiye kugendamo bwa mbere uri wenyine turahari rero birashoboka byarashobotse urakoze cyane reka twizere yuko n'ikindi gihe tuzakenera kuganira namwe muzatwakira
reka tugushimire Madame Anastasie ko waganire natwe. Yego murakoze namwe kuba mwaje natwe kugira ngo mwumve ko byashoboka.